Reka nongere mbaye ikaze inshuti bakunzi ba Sun TV Rwanda online. Ni Davis kuri mikoro za Sun TV Rwanda online. Nkuko mwakomeje kujya mu bidusaba, natwe twakomeje kubazirikana. Akaba ariyo mpamvu twiyemeje kubagira kure kandi hashoboka. Uyu munsi rero Sun TV Rwanda nkuko ibyifuzo byanyu ari itegeko kuri twewe, twagiye kureba abantu bakora siporo. Isi yose ndetse n'u Rwanda muri rusange rwugarijwe n'indwara zo kudakora siporo, zirimo imivuduko igiye ikabije, ariko hari abantu bataramenya akamaro ka siporo kugeza n'ubu. Banywanyi banjye, ubu tuvugana hari itsinda ry'abishyize hamwe mu karere ka Kirehe bitwa Bridge of Life. Uyu munsi rero tugiye kuvugana n'umwe mu bayobozi ba Bridge of Life, atubwire icyo bisaba kugira ngo ube wajya muri Bridge, atubwire imbogamizi abonamo, aratubwira byinshi kuri Bridge nuko bayitangiye. Banywanyi banjye, ndagusaba gukora subscribe wowe utarayikora. Nawe wayikoze ndagushimira cyane, nkubwira ngo uruha agaciro kuri twewe. Reka duhe ikaze perezida wa Bridge of Life atugezeho byinshi kuri siporo. Perezida, duhaye ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Urakoze cyane kuri kamera za Sun TV online. Ku mazina nitwa Kirenzi Jean Claude, abamagariye Bridge of Life, kugira ngo abenshi barayizi mu karere ka Kirehe n'abari hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Bridge of Life ku batazi wenda ururimi rundi bisobanuye ikiraro cy'ubuzima. Bridge of Life yaje ite muri Kirehe? Ubundi mwayitangiye gute? Ukuvuga ngo Bridge of Life twayitangiye 2012 tukigera inaha, tugamije kugira turwanye imibereho mibi muri rusange dukora siporo. Tugenda dukora turi bake bake, tumaze kugera abantu bageze kuri hafi 500 hirya no hino mu gihugu. Uretse ko imvura yaguye, nageze mu muhanda mbona muri benshi, nubwo ubu ngubu hano ku kibuga muri bakeya. Ubundi abandi haraho mwasezeranye muhurira mbere yuko muhaguruka cyangwa? Ni ukuvuga ngo dukora buri ku cyumweru kuva saa 11 za mu gitondo. Cyumweru kimwe duhagurukira kuri Beka twerekeza Rwanda. Ikindi cyumweru tugahagurukira kuri station ya Kobire twerekeza Kirehe. Tugakora waza yakererewe nawe akaza dukora, tukaza gusoreza hamwe ku kibuga muri rusange nkuko mwabibonye. Musoreza hamwe hano ku kibuga. Mu bipanga gute kugira ngo muhure? Hari isaha mwagennye muhahurira, iyo saha igeze bamwe baragenda, bigenda gute? Ni ukuvuga ngo duhaguruka saa 11 zuzuye, n'uwaba byutse wenda abona amasaha yamucitseho gataraza tugahura, tukaza tugasozanya hano ku kibuga nyine dukora stretching nkuko bisanzwe. Muri Bridge watubwiye ngo uri perezida, habayeho amatora baragutora nka perezida cyangwa nuko ari wowe watangije Bridge? 100%. Nasanze ari abandi ba perezida, ariko birebye message mba n'ibintu ngena mbakura hirya no hino, basanga ari gikwiye guhagarika itsinda rya Bridge of Life. Ngira ngo urabibona ukuntu ngana, mfite natangiye siporo mfite 102, ariko kugeza kuri 95 nkaba mbasha gukora ibirometero nibura. Kwa gatatu nkora ibirometero 10 kugera no kugaruka ari 20, kwa gatanu nkakora ibindi 10 kugera no kugaruka ari 20, no ku cyumweru 20. Bivuze ko mu cyumweru nkora ibirometero 60. Bivuze ngo ntago mukora ku cyumweru gusa, ahubwo mukora gatatu mu cyumweru? Ni gatatu mu cyumweru, ariko kubishatse uko abantu dukora nafite akazi gatandukanye, ariko ku cyumweru muri rusange nubwo dukora. Bridge ni itsinda cyangwa ni ibindi bisanzwe? Ni buri muntu wese ujemo azamo nta kibazo? Bisaba iki kugira ngo umuntu aze muri Bridge? Nta kintu bisaba. Siporo, urabona siporo ni y'abantu bose. Siporo ntago ari amafaranga, ngira ngo abantu benshi babigura, ariko twe ntago tubigurisha. Iyo tugize amahirwe tugakora turi benshi, umuntu abasha kuba afite fitness, urumva dukora ameze neza. Hari amarushanwa mujya mutegura yo kuba mwakangurira abantu mu giturage kuba bose bakora siporo, cyangwa ni hano mu mujyi gusa? Ni hose cyane, ko dufite n'ikipe y'umupira w'amaguru yitwa Bridge FC. Tujya tuyagukinira na za Ngoma, haba Kampala, Tanzania, Sembera, ariko corona zitaraza. Ubu ngubu yagenda bisa naho bishaka gusubira ku murongo buhoro buhoro. Turacyategereje ko corona igabanuka tukareba byerekeza. Nabonye iri ngiri ari itsinda rigari. Ese nta geno ry'umusanzu mwashyizeho runaka mwamutanga? Umusanzu uriho ku wese ko yifite, ntago ari ngombwa umusanzu kugira ngo n'uwaba atabashe kuba afite ikintu. Kurumva Bridge irimo abantu bakomeye, irimo abaciriritse, irimo abakene, tukagira n'abo turemera, hari n'abo twubakira, impande zose tukajya dukora hose. Nta musanzu ubaho, umuntu abikora uko abyumva.
hari igihe mujya mugera mukagira abo mwubakira n'abo muremera. Icyo gihe iyo kigeze mubipanga gute? Nka bridge muricara mugatekereza mugakusanya amafaranga cyangwa muba musanzwe muyafite? tuyafite kandi dufite n'urubuga duhuriraho, ngira ngo abantu benshi bararuzi, impande zose, ubuyobozi bw'ingabo n'ubwa polisi ndetse n'ubw'akarere no ku zindi mpande muri rusange. Tugira urubuga duhuriraho tugacisha iyo mesaje imaze kuboneka, ubwo abantu bagerageza guterateranya uko babishoboye. Nyuma yaho tukazahura nka komite tukareba ukuntu twegerana hagatorwa n'abantu bazabasha kujya gusoza icyo gikorwa. Mufite komite ibyo ari byo byose ngari muri komite mufite hari umuganga mufitemo? Benshi cyane abaganga turabafite. Mufitemo abaganga ku buryo umuntu aba yari kugenda agahura n'ikibazo runaka mu nzira yahita yitabwaho cyane? Ese nta mbogamizi mujya muhura nazo muri siporo? Nazo. Iyo muri siporo nta byo kuba ngo wenda mwagiye nabi cyangwa se mbese mukurikiza amabwiriza? Kurikiza amabwiriza. No muri igihe cya coronavirus bigoye tubasha kugenda dukora dushyizemo umwanya kugira ngo hatagira uwegerana n'undi, kandi numva corona kuva yatangira inageze no kuba nta muntu turabona urwaye muri corona mu itsinda ryacu. Icyo nicyo nari ngiye kugeraho. Mu minsi yashize ikintu cyo gukora siporo ntabwo cyari cyemewe cyane cyane hanze. Ese hari ukuntu mwahuye mukongera mukabiganiraho cyangwa mwaratandukanye? Yenda dutandukanye, twabise no ku rubuga. Hari n'abandi bantu b'inzobere mu bijyanye na coronavirus baratubwira ati corona niyo umuntu umwe ku giti cye cyangwa se mwaba mubaye benshi ukagerageza gukora siporo mutandukanye mutegeranye. Nka perezida gira ubutumwa uha abakurikiye Sun TV Rwanda bumva ko siporo kuzikora, hari abantu benshi bavuga ngo gukora siporo nuko umuntu aba yahaze amafiriti, nuko aba yariye imireti. Gira ubutumwa uha abakurikiye Sun TV Rwanda. Ubutumwa naho abantu bakurikiye Sun TV Rwanda uko bagerageza gukora siporo. Siporo ni nziza pe. Siporo ntabwo ari umuntu munini, ntabwo ari umuntu muto. Gusa ukoze siporo bomba ufite fitness mu mubiri, ngira ngo nabivuze. Ubutumwa ni abantu ngo nakangurira gukora siporo kugira ngo bashe kugira ngo umubiri ube ufite ubwirinzi. N'ibyo birwara nibiza bisanga umuntu umubiri ufite ubwirinzi, bibasha gutuma nta ndwara za hato na hato zimufata. Bibasha gutuma nta ndwara za hato na hato zimufata. Ese wowe mbere y'uko ujya gukora siporo warabyitekereje cyangwa wazandikiwe na muganga? Nageze aho numva naniwe mfata imyanzuro yo gukora siporo, ntangira ngenda metero 100, ngera ku kilometero, ngera ku kilometero 2, ubu ngeze ku kilometero 10 kujya no kugaruka kilometero 20. Narabyitekerereje. Hari umuntu ubu tuvugana wakubwira ngo ngewe siporo ubu ngubu nazikorane, ese nabigenzane? Uwo muntu wamufasha iki cyangwa se wamubwira iki mu buryo bwo gukora siporo? Hari umuntu uba wumva ko nta mwanya yabona wo gukora siporo, akumva ko umuntu uri gukora siporo ari imburamukuru. Yagerageza burya ngira ngo ku bantu batazi akamaro ka siporo cyangwa ku bantu batazi ubuzima. Hari abantu bazi ko ubuzima ari amafaranga. Ikintu cya mbere, ubuzima ni wowe uko ubyumva uko umeze. Icya mbere ufite ubuzima n'ibindi biraza, ariko ubonye ibintu udafite ubuzima nta kintu wageraho. Iyo ubonye ibintu nta buzima ufite ntacyo wageraho. Bivuze ngo siporo ntago ari ukuvuga ko wabura uko uzikora iteka igihe cyose washakira wazikora. Iyo muhagurutse watubwiye ko nta musanzu mujya musaba abantu ngo mujyane muri siporo, hasi nta n'ikintu mubasaba. Ni ikihe kintu mukora kugira ngo mukangurire abaturage bose biyumvemo siporo? Gerageza gutanga message kugira ngo turamenye ibyiza bya siporo birimo, ukabanza ukiyitaho ubwawe ukamenya siporo ni iki, ese imariye iki. Iyo umaze kumenya iki kumariye bikujya mu mutwe. Ntabwo siporo ari ngiyi twiruka, ni uko ubikuri mu mutwe ukabuza ikikuzinduye n'ikikujyanye. Iyo umaze kumenya ko siporo rero ari ingirakamaro mu mubiri wawe n'ibindi biraza, ariko wamaze gushaka ibintu utarabona siporo, agenzi nta kintu nakwizeza, nta buzima uba ufite. Nta kintu wanyizeza, nta buzima uba ufite. Utubwiye ko mbese siporo nibwo buzima. Nagira ngo noneho ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda ubakangurire gukora siporo, bitabire siporo, ubundi mvugisha na mugenzi wawe. Benshi barabizi ariko ntabwo ari hano mu mujyi gusa, no mu byaro barabizi.
n'umuntu tugerageje kuvugana mukangurira gukora siporo kuko aho tugejeje ndabona ari heza cyane. aho ibagejeje ni heza cyane rwose. Perezida, tukiri muri siporo byigeze kuvugwa ko washaka kuyobora ikipe ya Kirehe FC. Ibyo bintu nibyo koko? Kirehe FC nagerageje gushaka kuyobora ariko biza kugira ikibazo cyo kumanuka, bisa naho ncitse intege, ariko n'ubundi ndacyafite gahunda ko biramutse bigenze neza umuntu ayikomeza. Ni ikihe kintu wumvaga wakora Kirehe FC kugira ngo izamuke? No kugerageza nkaba nashaka abakinnyi gatera imbere, kuko ubona ngiye nubwo ndi umusiporutifu ubusanzwe nkunda na siporo, nanjye nkakunda n'umupira w'amaguru. Ukunda umupira w'amaguru? Mu Rwanda ni iyihe kipe ufana? Mu Rwanda mfana Rayon Sport. Hanze y'u Rwanda ni iyihe kipe ufana? Hanze y'u Rwanda dore ngiyo ni Manchester United. Barayizi ngira ngo abantu benshi. Ndi na perezida wa Manchester United mu karere ka Kirehe. Uri na perezida wa Manchester w'abafana ba Manchester United mu karere ka Kirehe? Barabizi cyane. Perezida w'abafana ba Manchester United mu karere ka Kirehe muhura gute? Dufite itsinda naryo, dufite irindi tsinda ry'aba Manchester duhuriramo cyane cyane nko mu bijyanye nyine n'umupira w'match zabaye, hari ahantu duhurira tukabasha guhura umupira tukorebera hamwe. Tujye mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe ukora iki? Yenda umucuruzi, nkaba n'umutransporter. Ibyo nkora ndacuruza ari muri Nyakarambi, ariko nkakora n'ibintu bya transport zambukiranya n'imipaka. Hari abantu benshi bumva ijambo transporter bagahita baryumva mu filime. Hari filime narebye irimo transporter ni iki? Ni ukuvuga ngo ni ubwikorezi, icyo bita karigo, ubwikorezi bw'ibintu. Ni ibintu by'abantu ubwo ntabwo turabugeraho, ni amakamyoneti n'amarishandise muri rusange. Ufite ibintu byawe ushaka gutwara, haba hanze y'igihugu haba imbere mu gihugu, ni ibyo ngibyo niyo transport tuvuga. Usanzwe ucururiza hano muri Nyakarambi? Bacuruza, mfite n'iduka. Ufite iduka hano Nyakarambi? Ariko ugakora n'ibyo bintu. Ese ibyo bintu ukora by'amatransport ni wowe witwarira imodoka cyangwa ufite abashoferi? Ufite abashoferi, uko nyifite imodoka zigeza ku 8. Urumva ntabwo wazitwara ngo ubishobore. Ngemba ndi na konabo, ufite abashoferi. Ufite kategori yo gutwara imodoka imwe muri zo? Wapi, mfite kategori zose ngewe. Zose wazimazeyo? Kategori ni ikintu kigora, ni irihe banga wakoresheje kugira ngo zose uzimaremo? Ukwiga, nabonye perime 2008, ngenda nashakisha andi magategori, uko nyera ngura imodoka ngenda nashaka na kategori yayo, gutyo bigenda bizamuka, kategori zose ndazibona. Ubu ngubu na F urayifite? F oya mfite kugera kuri E, twarira rukurura na za modoka navugaga muri zimwe mu zo mfite zikora ibintu byo kujyana ibintu hanze. Ufite kugera kuri E? Kuri E. Ibanga wakoresheje ni ugukora cyane cyangwa hari ikindi kintu? Ni ubushake, buri ikintu cyose ugishatse ukigeraho, ntucike intege. Iyo ushatse ikintu cyose ukigeraho. Ese iyo uri mu kazi kawe ka buri munsi, ubwo ni ubucuruzi, ni izihe mbogamizi ujya uhura nazo? Ni nyinshi cyane, haba harimo ibintu byinshi cyane. Mu muhanda haba harimo ibintu byinshi bitandukanye. Ni byinshi cyane, ntabwo wabishobora, uretse nyine kugerageza ukagenda urwana nabyo, hamwe bigakunda ahandi bikanga, ubw'amahirwe ukabona ibintu bigenze neza. Hari umuntu uzamuka yagera nko ku rwego afite imodoka 8 akumva agomba gutuza. Nawe niko bimeze, watangiye gutuza cyangwa uracyakora cyane? Ndacyakora cyane, ndi kuri speed ya tari, numvaga nagera nka 30 cyangwa 20. Ukagira imodoka nka 30 cyangwa 20? Izo modoka 30 uramutse uzigezeho se bwo watuza? Ntago mbizi, ntago byapfa koro, hari byinshi yabigikeneye. Urumva iyo ubona imwe ejo ushaka 2, gutyo ushobora no kugera nawe ushaka n'ijana. Ntago gutuza byapfa koro. Tukiri mu buzima busanzwe, ufite umuryango? Mfite umuryango, mfite umudamu, mfite n'abana 5. Ufite umudamu n'abana 5? Abana bawe bose ni bakuru bariga? Bose bari kwiga, uretse umwe niwe ugiye gutangira ejo bundi shekeciya niko bayita muri Tanzania. Ibinyoni yiga mu kangahe umukuru? Umukuru ari mu wa 5 segonderi. Yiga ku kihe kigo? Yiga ku kigo Marire ni Rwamagana.
yiga i Rwamagana. Ya primaire yayize he? Primaire yayize aryara kuri apeka papa kuri apeki. Apeki ya mizere ya kuri apeki abana bene ho biza nago bigeze biga muri leta bize muri prive bose. Kuki ugira amatsi inuza yo kuba wabohereza muri prive? Nubu kugira ngo bige neza, buryo umwana atangiye neza bituma akura neza. Burara amashuri atangira nayo hasi nibwo abafata cyane kuruta kabageze mu mare ya za university na za secondaire. Umwana wawe aza ku mwanya wa kangahe? Biga neza baratsinda bose, nta mwana ujya usibira, bose baratsinda nta kibazo. Ndi nabo muhungu wanjye yari itsindiye ejo bundi uwo bari muri leta high school Rwanda. We ari high school Rwanda. Bagiye no gukora toroko memo ndarwana nende uko yakiga kuri yakora toroko. Ntabwo bajya bagirirana amashyari ngumwe abari muri leta undi ari muri prive. Wapi abana ntabwo babitekereza. Ntabwo babitekereza. Nta nibyo bazi. Iyo batashye ubategurira iki? Gutegura ni ibisanzwe. Araba abantu babishinzwe mu rugo bashinzwe kubategurira ikintu ku kintu nabo uko babyumva. Hari pocket money bihari ya buri cyumweru, baba bazi ukuntu bagomba kwirwanaho nabo icyo umuntu ashaka n'icyo umuntu ashoboye. Nk'umubyeyi ujya ugira igihe cyo kujya kubasura ku kigo cyane. Hari ukuntu ababyeyi benshi cyane nk'iyo bafite agafaranga nk'uko nguko afata amafaranga yamara kuyafata akohereza nko mu kigo bavuga ngo ntabwo nzajya gusura umwana. Ujya ufata umwanya ukajya gusura abana? Cyane njye abana banjye nibo nkorera. Kugira ngo abana nibo nkorera nabo barabizi nanjye narabizi, tuziranye kuri byinshi. Abana baye nibo nomere ya mbere. Nibo nkorera. Niba atari ibanga ufite nk'abakozi bangahe? Ni benshi. Abakozi bo ni benshi. Bamwe nta nubwo mba amazi. Urumva bimaze kugira imodoka 8, ufite abakozi 8, abashoferi, aba bafasha abasaidizi, abakanishi, abo mu rugo ni benshi, ntago bamwe njyana nabasha no kubamenya. Ufite abakozi benshi bamwe utajya ubasha no kumenya. Bamwe yagiye ambwira ati nijye nkorana na runaka, asanga ndamuzi basi ubuzima bugakomeza. Kugira ngo umuntu umuha akazi bisaba iki? Biragoye ni ukudepoza ugategereza ibisubizo. Ngo akazi abantu bagukoresha ikizamini bitewe n'akazi watse. Ase perezida tukiri aho ngaho ukiri muto cyangwa ukiri umusore, wari uzi ko ibi byose uzabigeraho cyangwa wavukiye mu miryango ikomeye iragusuna? Wapi, navukiye mu miryango ikennye. No gushakisha twese ni kwa kuntu umuntu aba yigahiga. Wagiye ushakisha? Abantu benshi ntabwo bumva ukuntu umuntu ashakisha akagera ku bintu nk'ibyo ngibyo. Birashoboka. Kandi ubu haje n'ibigo by'imari birahari, bibonye uzi gukora neza baragusunika ahubwo bafata amafaranga ugenda ukore, tuba dukorana zabaye. Perezida tugana ku musozo, nagira ngo ubwire abakurikiye Sun TV Rwanda, ubabwire perezida ubundi ahantu ukorera ubarangire n'ahantu ukorera nyirizina hano muri Nyakarambe. Ngiye nkorera mu mujyi Nyakarambe, ariko nkagira n'icyicaro i Kigali kuri Sonatibe, niho biro yanjye iba y'abantu shoferi banjye. Hano hakunda kuba hari umudamu cyane, ariko njye nayo nyine mba nkoramo ngenda gutya cyane Kigali Sonatibe kuri station nje. Bakunzi ba Sun TV rero, nkuko nabibasezeranyije kandi nkuko nabibemereye, murabona ko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi katoroshye. Reka mbashimire mwe mwakoze subscribe, namwe mutarayikora ndabasaba gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu zeze kugeraho kandi kuri kagenzi kako. Hirya subscribe hari akazogera. Iyo nzogera iyo uyikozeho iragukangura buri uko dushyizeho inkuru kuri Sun TV Rwanda. Reka dukomeze. Muhaye ikaze kuri kamera za Sun TV Rwanda online. Davis urakoze kuri izi kamera za Sun TV online Rwanda. Tugeze hano dusanga muri siporo, twaje kare akavura kari kugwa tubona muri benshi, ariko mugeze hano muri bakeya. Ni ikihe kintu kikumotiva kubyuka kare ujya muri siporo n'imvura ikemereka kunyagira? Davis rero ngira ngo reka mbanze nkubwira amazina yanjye. Twaje damascene Hakuzimana. Ngira ngo buriya motivation ku bintu bya siporo cyambere no kuyikunda. Uyikoze uyikunda nawe urabyumva nyine nta cyaguhagarika. Niyo mpamvu n'imvura yaguye ariko nkaba nakose. Nawe uri umunyamuryango wa Burije?
yego mba muri Bridge of Life, akaba ari ikiraro cy'ubuzima. Ni ikiraro cy'ubuzima. Bridge of Life ni ikiraro cy'ubuzima. Wowe hari icyo ushinzwemo? Twaze turi kuvugisha perezida, wowe ushinzwemo iki? Uri umunyamuryango gusa cyari icyo ushinzwe? Ubundi muri Bridge of Life njyewe ndi umunyamuryango ariko nkaba n'umujyanama muri komite ya perezida mumaze kuvugana nawe. Ufite umuryango? Umuryango ndawufite. Umuryango wawe nawo mubana muri Bridge of Life? Madamu abamo ariko akora gakeya, ngira ngo uyu munsi ntiyabashije kuboneka ariko yabonetse araza. Kuki akora gake? Ni iki gituma akora gake? Kuki utajya umukanga buri uko ugiyemo ngo nawe umubyutse umuzane muri siporo? Ni ukuvuga ngo hari igihe aba ari mu yindi mirimo, urabizi abadamu bakunda kugira imirimo ikunda kubaguta mu gitondo rimwe na rimwe, ariko inshuro nyinshi arakora nta kibazo. Mu by'ukuri iyo abantu bamwe na bamwe barebye babona wagiye muri siporo bakabona utari kumwe n'umuryango wawe, hari igihe bavuga ati uriya we kabyuka kajyayo, ati buriya ni ukubera indwara. Hari indwara bigeze bagupimamo kwa muganga ngo bagutegeke siporo? Oya nta ndwara mfite, umuganga yaba yaranyandikiye ituma nkora siporo. Nk'uko twatangiye natangiye nkubwira yuko gukora siporo icya mbere ni ukwirinda. Siporo tuyikora kubera ubwirinzi bw'umubiri wacu. Urabona muri ino minsi hari n'indwara z'imibyibuho, indwara zitandukanye ubona abantu barwara kubera badakora siporo, ariko iyo ukora siporo ngira ngo byose birikora. Iyo ukora siporo byose birikora. Iyo umugore wawe umusize mu rugo uba wumva we nta ngaruka byamugiraho? Ntayo byamugiraho kubera ko n'akazi akora ngira ngo ku munsi ashobora gukora isaha irenga agenda kubera ko aba ari mu guhura n'abaturage, kandi uzi ko n'ubundi no mu mabwiriza ya muganga iminota 30 burya ku munsi ibihagije, kandi warayikora birenze. Urumva rero ko nta kibazo navuga agira, ubwirinzi nawe arabufite muri make. Mu buzima busanzwe weho ukora iki? Njyewe mu buzima busanzwe ndi umukozi wa leta. Ubwo uri umukozi wa leta, uri umurezi, uri umuganga, umukozi wa leta mu buhe buryo? Njyewe ndi umucamanza. Uri umucamanza. Turi kuri iyo ngingo y'abacamanza. Abacamanza ni abantu bagenda bavugwaho cyane n'akantu kitwa ruswa. Ako kantu hari icyo kaziho? Ngira ngo ruswa ahantu hose iravugwa, atari no mu rwego rw'ubutabera no mu zindi nzego ruswa iravugwa, ariko ngira ngo muri ino minsi dufite gahunda, hari gahunda yo kuyihashya, hari gahunda yo guhangana nayo, hari gahunda yo kwigisha abaturage ububi bwa ruswa. Ngira ngo no muri ino minsi muri iki cyumweru turimo, urwego rw'ubutabera ruri mu cyumweru cyo kurwanya ruswa. Ngira ngo kubera ko ruswa ihari birasaba guhozaho twigisha abantu, bakigishwa, abantu bakamenya ububi bwayo. Murabizi ko ruswa ni mbi, ruswa igihugu ntabwo gishobora kujya mu iterambere igihugu kirimo ruswa. Ngira ngo niyo mpamvu tugomba guhozaho, ngira ngo niyo mpamvu namwe kuri Sun TV mugomba guhozaho icyo kiganiro, mugomba gukangurira abanyarwanda, mugomba gukangurira abaturage, mubabwira ububi bwa ruswa, mubabwira ingaruka zayo ku iterambere ry'igihugu, mubabwira kandi mukabwira ko burya ubutabera butangirwa ubuntu, ubutabera ntabwo bugurishwa. Mugakangurira abaturage, mugakangurira abanyarwanda yuko inkiko icyo tubereho ni ugutanga ubutabera, tukabutangira ku buntu, kandi abanyarwanda bakatugirira icyizere, tukagirira icyizere nabo ubwabo, kandi ntibakishore muri ibyo. Kubera ko ruswa hari uyitanga, hari uyakira, urumva ko abo bose nabo kwigishwa kugira ngo iyo mico mibi iveho, iyo mico mibi igende. Kandi icyo twabakangurira ni uko ibihano birahari, abashoye muri ibyo byaha barahanwa, kandi ni ibihano bikarishye. Ibyiza rero ni uko twese twahuriza ku mugambi umwe, iki cyorezo, iki cyago tukarwana nacyo, kandi nzi ko nidufatikanya tugashyira hamwe tuzagitsinda. Iki cyago cya ruswa, ese umuntu ashobora, ntabwo umuturage ashobora kuva mu cyaro akaza afite ikibazo, ariko kubera ko wenda ubonye ko nta mafaranga ahagije afite ukanga kumufasha, abaye ari kurega nk'umuntu ufite amafaranga ukanga kumufasha? Oya, nk'uko natangiye mbikubwira,
inkiko zikora mu izina rya rubanda. Inkiko icyo zibereho ni ugutanga ubutabera, kandi inkiko muri uko gutanga ubutabera nta kureba ngo urakomeye uyaroroheje. Twebwe icyo tureba abantu bose barangana imbere y'amategeko. Urumva rero ntabwo ubutabera ntabwo bushobora gushingira ku mukire ngo bwirengagize umukene, kandi nakubwiye yuko abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ni ukuvuga ngo bose tuba tubareba kimwe. Urumva wagiye muri iyo mico nyine ni ya mico nakubwiraga mibi idavuye kwemera. nta bantu mujya muhana se bariye karusa? Ntabwo babura, niyo mpamvu nyine ikiriho. Ruswa iracyariho. Umuntu amafaranga yose yaguha ntabwo ushobora kumurenganya ngo ube wakorera uwo waguhaye amafaranga utayaguhaye umurenganya. Oya, ibyo ntabwo byemewe. Nakubwiye ni tugomba guharanira yuko abanyarwanda dukorera babona ubutabera mu bwisanzure, kandi bakabona ubutabera mu buryo bungana, mu buryo bumwe, kandi serivisi igatangira ubuntu. Ese ubu ngubu ku buryo nubwo yaba ari umuryango wawe cyangwa se ari umugore wakusheje wakwemera ukamuhana? Ngira ngo hari ibyo amategeko ateganya, kandi itegeko nakubwiye ko rireba abanyarwanda bose. Umudamu wanjye yakusheje nawe arahana, sinjye wamuhana kubera yuko mu rwego rw'amategeko ntabwo nemerewe kuba naburanisha cyangwa se nacira umudamu cyangwa umuntu wo mu muryango wanjye urubanza. Ariko yakosheje nawe urabyumva, yaba yarenze ku mategeko, kandi itegeko icyo ribereho ni uguhana, yahanwa nk'abandi bose. Ufite abana bangahe? Njyewe mfite abana babiri. Ufite abana babiri? Abana ni bakuru cyangwa baracyari batoya? Baracyari batoya. Ujya ubakangurira gukora siporo? Njya mbakangurira gukora siporo cyane, kubera ko nshaka yuko bazakura bafite uwo muco wo gukunda siporo, wo kuyikora kandi wo kuyitaho, kubera ko icyo nakubwiye ko icya mbere siporo ni ubuzima. Siporo ni ubuzima, siporo iraturengera, siporo ituma tugira fitness, siporo ituma turuhuka mu mutwe, siporo ituma umuntu yari umusaza usanga ni umusore. Ubwo rero ndashaka yuko bazakomeza kuba abasore ntibazasaza. Hari umunyarwanda ubu ngubu uri kudukurikira kuri Sun TV Rwanda ariko atazi akamaro ka siporo. Gira icyo ubwira umunyarwanda uri kudukurikira atazi akamaro ka siporo. Ngira ngo muri rusange icyo nabwira abanyarwanda ni uko siporo ni umuti. Siporo ni umuti umuntu wese ashobora gufata atandikiwe na muganga. Ni umuti uvura indwara nyinshi. Nakubwiye ufite ama-stress, siporo iragenda, iyo unaniwe iminaniro siporo imibyibuho, siporo iyo ukoze siporo ibyo byose bivaho. Ngira ngo sinzi, ariko ngira ngo nawe siporo urayikora. Nanjye ndayikora cyane, ndayikora. Ngira ngo wabonye ko twakoranye. Uyu munsi twakoranye rwose. Niyo mpamvu siporo ni ubuzima. Icyo nabwira abanyarwanda ni ukwishyiramo, ni ugukunda siporo, bakamenya ko siporo ari ubuzima mbere ya byose. Bakamenya ko siporo bakwiye kuyikora bayikunze. Nkuko natangiye nkubwira, hari indwara zajeho zinzaduka, izi ndwara z'imibyibuho, izi ndwara z'ama-stress, izi ndwara. Ngira ngo wabonye yuko no muri iki gihe cya covid hagiye bakangurira abantu gukora siporo umuntu ku giti cye, kubera yuko nayo yari iri mu bintu bishobora gutuma umubiri ugira ubudahangarwa. Abanyarwanda rero dukunde siporo, aho tuyikundishe abo turi kumwe nabo, tuyikundishe abavandimwe bacu, tuyikundishe abaturanyi bacu, mbese bibumurage ku bantu bose, kubera ko izaturengera. Ambo turimo tunasoza, siporo ireba umuntu umeze ute? Siporo ireba umuntu uwo ari we wese. Uwo ari we wese yemerewe gukora siporo mu gihe nta zindi mpamvu zimubuza kuyikora. Rero ushobora gusanga kandi siporo uyikora ukurikije nyine uko umubiri wawe umeze. Nimba urwaye umugongo hari siporo wakora, nimba ufite ubundi bumuga hari ushobora gukoresha amaboko. Nuvuga muri rusange umuntu uwo ari we wese iramureba, ariko agakora akurikije ubushobozi bwahagarukira cyangwa se ubushobozi afite. Ndagushimiye cyane ku kiganiro duhaye. Davis urakoze. Ubwo nakubwira nti umunsi mwiza, mugira amahoro. Amahoro cyane. Bakunzi ba Sun TV rero nkuko mwabyumvise, siporo ntireba umuhinzi, ntireba umucuruzi, ntireba umuntu ukomeye, ahubwo ireba umuntu wari we wese w'umunyarwanda cyangwa se utuye ku isi muri rusange. Banywanyi banjye,
reka mbashishikarize gukora subscribe kugira ngo inkuru zacu ziye zikugeraho karindwi kuri kagenzi kako. Nkuko nakomeje mbibibutsa, hirya subscribe hari akazogera. Iyo ugakoza kukazogera, inkuru zacu buruku ikije iragukangura. Reka mukomeze mutange comment kwako ibyifuzo byanyu ni itegeko kuri twewe. Murakoze cyane. Davis. Cyahima. Sawa.